Ibihe byiza bene data mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri Ben TV Live. Uyu munsi ku cyumweru itariki 30 z'ukwa 11 tubifurije amahoro y'Imana. Ubu tugiye gutangira ikiganiro cyacu ijambo ry'Imana tujya kugezwaho na Migambi. Miga karame cyumweru cyiza kuri twese umunsi w'umunezero. Umunsi wagenze neza Nta kibazo kabisa. uyu munsi rero niwe ugiye kudusangiza ubutumwa bwiza bw'Imana akatugezaho. Ubutumwa rero bw'uyu munsi ntabwo buri buze kuza kuba ahanini bushingiye kuri Bibiliya, ndaza kuza kugendera ahanini nyine ku buzima busanzwe, ku buzima urubyiruko tubamo. Ndabizi neza yuko abajene bagenzi banjye cyangwa se bagenzi bacu badashobora kuza wenda kudutega amatwi cyangwa se kudukurikira ari benshi, ariko ndagira ngo byibura kuri bake bari buze kuza kumva ubu butumwa baze kugira ikintu bakuramo. Ndagira ngo uyu munsi twiganirire ku kintu cyo kwirinda ibishuko. Kwirinda ibishuko. Ibishuko bishobora guturuka mu mpande zigiye zitandukanye, bishobora guturuka muri bashuti bawe, ntiwamenya aho se ikibakorera, ashobora kuza anyuze mu nshuti zawe. Ibishuko ushobora guhura nabyo mu nzira, ukaba wahura nabyo, ushobora guhura nabyo ahantu hose umuntu agenda. Abagenda ashobora guhura n'ikibi mu nzira, ashobora guhura n'ikintu gishobora kumwangiriza ubuzima by'iteka, ashobora guhura n'ikintu gishobora kumuyobya kikamukura mu murongo muzima kikamujyana mu murongo mubi, haba umurongo Imana itamushakamo ndetse uwo murongo icyarimwe ukaba na leta itabiwugushakamo. Ni ukuvuga ngo sosiyete ntibiwugushakamo, ariko icyarimwe iyo ubangamiye sosiyete uba ubangamiye n'Imana buriya. Kubera ko Imana ibiri mu bantu, ibica mu bantu nyine. Buriya niyo mpamvu bavuga ngo iyo ugize neza, ugirira neza umuntu, ineza nyine uyisanga imbere, cyangwa se ibyo bikorwa by'ineza ukoze ubu uzabisanga hehe? Mu ijuru kuri gakondo, kubera ko gakondo yacu ntabwo ari hano mu isi. Ubwo rero ibyo bishuko hari ukuntu abajene bajya bagira gutya, ukumva nk'igihe kimwe nk'abashuti bawe, wenda uri kumwe n'abashuti bawe, akakubaza ati ariko buriya body count zawe ni zingahe? Body count urabizi ibyo ari byo? Body count mu ndimi zacu bakubwiye, mbese ubwiye ngo body count bakunda bakubwira ati waryamanye n'abakobwa bangahe? Waryamanye n'abakobwa bangahe? Icyo gihe iyo umuhungu abibajije umukobwa abakubajije ati waryamanye n'abahungu bangahe? Iyo umukobwa abikubajije abakubajije ati waryamanye n'abakobwa bangahe? Noneho ikintu gitangaje cyangwa se ikintu ngiye kinambabaza cyane ni ukuntu iyo umubwiye uri honest cyangwa se umubwije ukuri, ukamubwira uti jyewe ni zero, nta n'umwe, ahita aguseka. Ubwo ko ni ku bajene bagenzi bawe. Ntabwo mbizi ngiye ntabwo nzi nimba abakobwa nabo bajye babigira, ariko nko ku bahungu ahanini cyane ujya wumva ahita kwita nk'ikibwa, kavuga ati ariko sha ugejeje imyaka 25 ukiri aho gusa, ukiri aho ngaho nta kintu urakora. Naguciye mu ijambo, hari ibintu byita nyine ngo ni ukwitamo. Utaritamo, utararya icyana, utaratura hasi, imvugo z'iyi minsi, utararambika cyane. Hari nabo numvise bavuga ngo ni ugukuba ivide nyagasani. Ese mvuga ni mwami Yesu. Noneho aho ngaho nanjye byigeze kumba umunsi umwe. Buriya hari ukuntu uhita none wibaza, none iyo wanarije imvugo z'iyi minsi nk'aho ngaho naguciye mu ijambo bavuga ngo gukuba ivide. Umva nawe kwe bafashe umuntu bahise bamwita umuntu, Imana yaramwita ivide, bahise bamugira ikintu umuntu yarema, icupa. Numvira vurema cya kintu urangiza ukajugunya. Harimo no kwitesha agaciro, no gutesha agaciro kiremwamuntu. Noneho ikintu cyambabaje rero nari ntangiye kukubwira ko ukuntu byambayeho. Nanjye nigeze kwisanga umushuti wanjye arabimbazaho. Njye nari mugiye, ngira ngo urabizi akazi mba nibereyemo n'amasomo, ibyo bintu nari ndi gufokasinga, ndi kureba uburyo ki nabihuza nkabibyaza umusaruro, nkajya nibonera uduceri dushobora kumfasha ejo hazaza, ibiceri bishobora ibintu nyine bishobora kunyubaka bikanyubakira n'ahazaza. Reka arambwira ati wowe ni kangahe? Mbwira ariko njye ni zero, kubera ko yari asanzwe abibona yuko n'ubundi ibyo bintu simbijyamo, ntago arambonana n'umukobwa, ntayumva mvugira kuri telefone wenda ngo mvugane n'abakobwa duteretana iki n'iki. Aravuga ati uyu mutipe ashobora kuba arwaye, atangira kunserereza.
urumva ibana baranyota we n'abandi batipe barabimforusamo nanjye ngezeho koko ntangira kumva ko ndi ikibwa ukajya wiyumva ko nyine ni hahandi urumva nicyo bita peer pressure ni pressure nyine ni ikigare batangira kunshyiramo icyo kigare. Buriya rero hari ahantu imbaraga z'Imana ngo ndabizi hari abantu bari bumbaze ngo iyo nkuru yarangiye ariko nashaka ko mwumva naho ngaho rero hari ahantu imbaraga z'Imana zikorera aho hantu ngaho ngaho Imana yashatse kwigaragaza yarabanje isa nkaho ikure kuri gato kugira ngo nawe wiyumvishe vuga ati se rero iguha free yaguhaye free kandi aho ngaho kumva ko nawe ibyo bintu bishagariye ushaka kubikora kandi aho ngaho niho hahandi ibiri kuvuga iti nubura ubwenge ndaheza guhita nkurekura ndaza guhita nkuta kuko aravuga ati nubura ubwenge nzaguta. Icyo ni icya mbere rero, icyo ni igishuko cya mbere. Ntibagarukiye aho ngaho, batangiye kumbwira batariko wajya unaza tukakujyana nk'hariya hepfo ku kabari, hari akabari twari twegeranye n'akabari, tukagenda ku kabari tukakugurira n'agacupa. Batangiye gukurura bakwiyegereza. Buri munsi wa mbere ikintu nabibonyeho ushaka kugenda ukanywa fanta, ejo bakakoshya ukagenda ukanywa agafanta karimo nk'akuma cyangwa akayenage karimo akuma, bagatangira kukuvangira. Yego, noneho bamara kukuvangira ku munsi wa gatatu uhita wumva yuko kunywa icyuma nta ribi. Ukavuga ati kinyweye muri energy ntagira icyo kintu ntwara, numva gafure nk'agasogongera, urumva uvuye ku cyuma kivanze na energy, uhise noneho wigira ku cyuma bwite, uvuga ati kanyumvire noneho cyonyine, ukagenda ukumva icyo cyuma ukakinyunguta kabisa. Urumva wenda umunsi wa gatatu ukanywa icyuma n'igice. Noneho hari ukuntu bavuga ati ngo bikiza mu nda, hari ukuntu ushobora kwenda urwaye mu nda, sibyo? Ari wo munsi wa Imana avuga ati n'umunsi uzakira, uwo munsi gahura nuko wabinyweye. Noneho ukahita wishuka ukavuga ati nibyo bintu byanyijije. Muri Bibiliya naho ariko mvugira utamina, wenda ibintu bishobora kuza abantu, wenda ndabizi abajene bashobora kuza kubifeka, ariko tuba twafashe uyu mwanya kugira ngo duhugurane. Ibi bintu biba biri seriye kugira ngo duhugurane, turebe uburyo twagarurana mu murongo muzima. Muri Bibiliya hari umugore wigeze gushuka umugabo, wenda mu nkuru y'ejo nabikomojeho. Noneho hari aho bababwira Petero, ndumva ari Petero, icyo gihe niwe wari uyoboye intumwa, Yesu yari amaze kujyanwa mu ijuru. Ndumva ibyo bishobora kuba byanditswe nko mu byakozwe n'intumwa, ntabwo nibuka iyi murongo neza n'igice, ariko niho byanditse. No muri za Matayo nabo baragiye bavuga kuri izo, baragiye babivugaho neza. Noneho uwo mugore ashuka umugabo, bagurisha isambu. Bamaze kugurisha isambu bakuraho amafaranga make bayashyira ku ruhande. Urumva icyo ni igishuko. Noneho bafata yandi asigaye aba ariyo bajyana bashyira Petero, bavuze ngo nyine niyo bagurishije ubutaka bwose. Urumva uzi icyabaye nyuma, bya bindi bakoze byarabagarutse. Byarabagarutse n'ibyo navuze, ni inda yaraturitse, umugabo yarirukanse, inda irasandara, n'umugore agiye kumureba nawe barapfana. Noneho Petero bamubajije bateze abantu bishwe n'iki, bati ni ukuzanamo ibintu by'amanyanga, bashaka kubeshya Uwiteka. Hano bavuga ati umutange icya 10, aho ukahita uvuga ati wasenze. Ubundi hari ibintu muri ino minsi dukora, ukavuga ati Mana, ubona akenshi dusigaye dusenga ariko tugeze mu bibazo. Ntabwo tukisenga tutari mu bibazo, ahubwo dushaka gusenga ariko twageze mu bibazo. Kandi icyiza Imana avuga ati duhore twiteguye. Icyiza nuko wasenga mbere, ibyo bibazo bikaza, Imana ikagenda ibivanamo, ukabona inzira yo gucamo n'uhure n'ibyo bibazo. Yego, ibyo ni ibindi, ubwo ni urundi rugero rw'igishuko twari tujeho muri Bibiliya. Urumva, noneho tukabigereranya n'iyi minsi rero. Mu by'ukuri wenda twibanda no ku bajene, kubera ko abajene nibo mbona cyane turimo turagenda tuyoba dukinjira y'agakiza. Turimo turajya mu nzira Imana itadushakamo, turimo turajya mu nzira sosiyete itadushakamo, turimo turajya mu nzira u Rwanda rutadushakamo. Ntabwo inzira turimo tujyamo yubaka igihugu, abenshi nibo ndi kuvuga. Turimo turashaka kubaho nyine nk'abantu bifiteho ubwigenge, cyangwa se bifiteho uburenganzira 100% ku mibiri yacu, kumva ko twaba abayobozi bacu, tukumva yuko imibiri yacu twayiyobora, nyamara ntitwibuke yuko imibiri twambaye ari ubusa.
kandi tujye tumenya ko uyu mubiri twambaye buriya bavuga ati muri Bibiliya niho bavuga ati umubiri wawe ni urusengero. Uru rusengero rw'Uwiteka turimo turarukoresha nabi, aho twagakwiye kurukoresha ibikorwa bizima, ibikorwa bizafasha sosiyete kuba yajya mu nzira nzima. Urumva bizadufasha kuba twagenda natwe mu nzira Uwiteka dushakamo, kugira ngo n'ibyifuzo byacu cyangwa se n'ibyo turimo turakora byose Uwiteka ntagire gushidikanya cyangwa se ntagire mu cyo twakwita nka rikoro y'umuntu ngo ajye kureba uyu muntu se ejo hashize yari ari mu duki. Urumva buriya rimwe na rimwe njya mbona ibyo dusabye akenshi bitinda gusubizwa, ahanini bitewe natwe twabiteye cyane. Kubera ko uyu munsi David nimba ntakubaniye neza, wenda tuvuge uri umubyeyi cyangwa se ufite umwana, cyangwa se wenda utabaniye neza papa wawe, mutaganiriye neza, muganira ukamwuka inabi, cyangwa se muganira ukamubwira nabi, ukamwitwaraho nabi, wigiye kumusaba serivisi wenda ngo agire ikintu agufasha, mu by'ukuri ntabwo abishyiraho umutima w'100% nk'uko yakagombye kuba. Nyine arabikora nk'umubyeyi, arabikora nk'inshingano, mbese arabikora nk'inshingano, ariko mu by'ukuri ntabwo abikora yishimiye nk'uko yari kuba anyuzwe iyo uza kubura umwana umwitwaraho neza cyane. Ni nako no ku Mana rero bigenda. Muri Bibiliya haranditswe ngo Imana ntabwo igira akarira umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Urumva niyo mpamvu iguma idufite, niyo mpamvu itugumana mu kiganza cyayo, ikaguma idufite, iduproteja, itugenda ituba hafi, ikatwoherereza abamarayika bayo bakaturinda. Ariko n'ubundi ntabwo twe tuba twakoze ibishimishije. Ibaze noneho dukoze ibishimishije rero, turamutse dukoze ibishimishije, ibyo twifuza byose yabiduhereza. Ibaze uramutse wirinze ubusambanyi, ukirinda, mbese ukaba successful, yenda amategeko 10 y'Imana, yego, ukagerageza ukareka kwiba, ukubaha umuntu uwo ari we wese, ukubaha umubyeyi, ukareka gusuzugura, ukareka ubusambanyi, ukareka gusenga ibishushanyo, ukareka kwifuza umugore wundi se ubusambanyi ngo nibyo ni ubusambanyi, nabyo ni hafi n'ubusambanyi. Ibya bindi muri ino minsi ahantu biba, hahandi uriho umuntu ugahita utangira gusambana mu mitekerezo, biba nabyo rero ntabwo aba ari byiza. Already buriya ntukibwe ngo nuko hari ahantu handitswe muri Bibiliya ngo wenda igice cy'umubiri cyawe ubona kizakugusha mu manga ngo ugite. Ariko biriya ntekereza ko atari cyo wenda bari bashatse kuvuga ngo wenda nimba wiba ngo wice akaboko ugakureho, kubera ko n'ubundi nugaca ibitekerezo byawe bizaguma bifokasinze kwiba. Ubwo rero uburyo uzabyibamo noneho uzahita uvuga uti uyu munsi reka mbwire kanaka nawe mwoshye, umuhe bya bitekerezo byawe, umushyiramo ya ideology yawe. Ubwo ngubwo numara kumushyiramo iyo ideology, agende yibe, ariko yibe ari weho wabimushyizemo. Urumva uzaba umukoresheje icyaha ariko nawe ugikoze cyane. Ibyo bishuko rero dukwiye kubyirinda, dusoma. Buriya ntabwo ari ngombwa ngo wenda dusome Bibiliya cyane, ushobora no gusoma n'ibindi bitabo bishobora kuba byakubaka. Ushobora kureba ibitabo bindi bivuga wenda nko ku buzima bw'umuntu, uburyo yatangiye akazi, uburyo yatangiye imirimo yayikora. Ntabwo ari ngombwa nyine ngo buri gihe uba uri gusoma Bible gusa, kubera ko Bible ni inzira ishobora kukuyobora mu buryo uri bukoremo ibintu. Ariko nanone iyo nzira uburyo uzagenda uyinyuramo, uzakenera n'ubundi bumenyi ku ruhande. Abagiye baca muri iyo nzira mu buryo bufatika banyuzemo bate? Ubwo nibwo buryo bwiza bwa mbere bwo kwirinda. Ese ni iki bagaininze bagezeho ubona nyine babashije kugeraho babonye? Ubwo nibwo buryo bwa mbere bwiza bwo kwirinda ibishuko, gukunda gusoma. Urumva gusoma. Noneho ikindi cya kabiri rero, ndabizi neza yuko buri muntu agira ubumenyi cyangwa se agira intekerezo zishobora kuba zamwereka yuko ari mu nzira mbi cyangwa atari mu nzira mbi cyane. Iyo ureba umuntu, nimba umuntu atangiye kukubwira ati ariko runa ko nkubona ukaba uri umusore wateruye ibyuma,
ukaba uri umusore mwiza ufite uteye neza uteye fresh, bogare waje ko hari ikimama hariya cyajya kiduhamo ibiceri n'iki urumva. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri yuko iyo nshuti ntabwo iri kukugira inama nzima. Uragenda ubona amafaranga uyu munsi, ariko ejo uzagaruka watatamuritse cyane, uzagaruka wahiye, uzazana uri gucumbeka, urumva, uzazana ibirwara, uzazana agahinda. Buriya abantu babikora nabo bajya bagira agahinda gakabije. Noneho ikibi kurushaho uzaba wiyangirije ahazaza, kubera ko buriya abantu ni kimwe n'abantu batagaguza inkundo. Ku bantu bakunda abakobwa benshi cyangwa se gukora mbese ibintu, gukora amasex, biriya twahabuze dutangira by'amabody, biriya nicyo bita gutagaguza inkundo. Iyo ugeze mu gihe cyo kubaka urugo rwawe, ndakubwiza ukuri birakunanira. Birakunanira. Hari abantu benshi nagiye mbona uba waragiye uca ahantu henshi, babyita mu nzira nyinshi. Izo nzira uba waragiye unyuramo, hari aho uba warahuye nabo. Ubundi biriya mu buzima busanzwe nabyo ni ibintu bita byumvikana cyane. Uzarebe iyo ugiye gukora ikintu ukahita ukora amapurani nk'icumi, ntabwo bijya bikunda ko wagera kuri successful. Niba uvuye kuri iyi nzira ukajya kuri iyi, kugira ngo uzashike kuri rya herezo bizakugora. Niyo mpamvu rero nugenda ukajya kuri uyu, n'ubundi iteka nujya kuri umwe uvuga ati ngiye gushyika kuri ya nzira yanjye, bizagera n'ubundi byange, wumve wowe uracyashaka guhora ukiri muri za nzira ujarajara. Niyo mpamvu kugira ngo ushyike ku kintu uca mu nzira imwe ukagishyikaho, icyo kintu buriya waciye mu nzira imwe ukagishyikaho, icyo kintu ntabwo ujya gipfa kugira ute kwangirika. Uyu munsi turimo turababwira ibi ngibi, turi abajene bagenzi banyu, natwe iyo nzira turimo turayicamo, ariko mu by'ukuri natwe tujya tugerageza nyine tugasenga Imana kugira ngo turebe ko yadufasha, ariko tukagerageza natwe no gushyiramo agatuza kacu kugira ngo iyo nzira inzima igororotse dushobore kuyinyuramo turi kumwe n'Uwiteka, dushobore kuyinyuramo amahoro. Ubwo bwari uburyo bwa kangahe? Bwa kabiri bwo kwirinda ibishuko. Twavuze uburyo bwa mbere bwo kwirinda ibishuko ni ugusoma, ukunda gusoma. Uburyo bwa kabiri kwirinda izo nshuti mbi, urumva. Uburyo bwa gatatu ni ukumva inama z'abantu bakuru cyane. Buriya abantu bakuru bajya batubwira ko ari inzu z'ibitabo. Ubuzima baba bafite inzu z'ibitabo, baba bazi byinshi, baba bafite ibintu byinshi bazi, ubuzima bwinshi banyuzemo, kuko ibi byose twebwe tujya gucamo hari abakuru baba barabiciyemo, baba barabinyuzemo babizi. Rero iyo yicaye akakubwira ati mwana wanjye, cyangwa se akakubwira ati wa mwana we, ibi ngibi urimo urakora si byiza, ni uko ibyo bintu yabinyuzemo. Reba umusaza w'imyaka 70 bro, hari abantu baba barabyirukanye, hari abapeti baba barapfuye abafite imyaka 17 bo banganaga, abari bafite imyaka 20, hari abakoze ingo bagatandukana bireba cyane, bigenda byose bireba. Hari abashuti be baba baragiye bagwa muri iyo nzira, arimo arakubuza akakubwira ati ibi bintu urimo wa mwana we si byiza. Ujye ubyumva ubyubahe, kubera ko abafite inzira yanyuzemo ndende y'iyo myaka 70, ibintu akabigeramo, icyo gihe cyose akakinyuramo, iyo experience abayikurusha. Wowe w'imyaka 20 urindeho kujya kutumvira iyo nama y'uwo musaza, ugahita uvuga uti hano hantu byanze bikunze icyo uyu mukambwe mbwiye, iki inzu y'ibitabo imbwiye, byanze bikunze nicyo, ukacyubaha ukagikurikiza. Ubwo ni uburyo bwa gatatu bwo kwirinda ibishuko. Urumva, kumva inama ugirwa n'abantu bakuru cyane. Ikindi, hari inama ziba ziri muri Bibiliya nazo rero ntitwazirengagiza. Muri Bible haba harimo ingero nyinshi z'abantu bagiye bagwa mu bishuko. Ushobora kuzigiraho nk'urugero rwiza ni urugero rwa Samusoni. Samusoni nawe yaguye mu gishuko kubera Delila. Nawe yagize gutya, akunda wuncence, nimba ariko njya numva ariko babivuga mu mvugo z'iminsi, wuncence. Noneho birangira Delila amugambaniye, bamwogosha umusatsi. Ese ko wateretse umusatsi nawe ari wava imbaraga zawe, cyangwa twikomereze n'ibanga ryawe? Ibi ngibyo ujya kubitindaho bantu b'Imana, buriya ntugaciye umuntu urubanza ngo ni uko yakoze ibi ngibi, cyangwa se uri kumubonaho ibi ngibi. Buriya haba hari impamvu, umurimbo w'umubiri, haba hari impamvu, sibyo?
haba hari impamvu. Tugiye no muri Bibiliya hari aho bigisha ko Imana uriya Samusoni, ku bwa Samusoni ajya kuvuka yabujije, Imana yohereje umumarayika abwira mama wa Samusoni, amubwira ati uwo mwana nta cyuma cyemerewe kumujya he ku mutwe cyogosha umusatsi we, cyogosha umusatsi we, yego, kuko ari uzacungura. Ariko imbaraga z'Imana harazarigaragaje nubwo Delila yakoze biriya bakamwogosha. Wabonye hari ahantu kwe yari afite n'imbaraga, ibuka ko yabaseraga inuza aho hantu ngenda hazi neza. Noneho na nyuma naho ubonye hariya kuri ya nyingi bari bamushizeho. Ibyo bintu ngiye mbizi nkaho nari impari. Ibyo bintu ngenda bizi neza nkaho nari impari. Ko iyo nkuru jewe ndayizi kabisa, narayisomye ndanaba nyiziho cyane. Urumva ukuntu byagenze. Ntuza Samusoni yari afite umusatsi, wenda tugende tubyihutisha kugira ngo igihe kitaza kuza kudufata. None afite umusatsi, uwo musatsi niwo warimo imbaraga, ntabwo n'Uwiteka. Noneho reka Delila azamenye iryo banga, ajye kumugambanira kuba Filisitiya. Reka noneho bazabimenye bavuge batari uyu muntu turwanya burya ibanga rye riri mu musatsi. Reka noneho tugire gute, reka tuwogoshe uyu musatsi, dushaka uburyo tuwogosha. Baramusinziriza, amaze gusinzira umusatsi Delila arawogosha. Amaze kuwogosha akangutse asanga araboshye, asanga araziritse. Buri muntu rero buriya buri muntu hari ikintu cyanyigishije njyewe. Buri muntu afite ikintu Imana yamuhaye kimurimo we ubwe. Hari ibanga Imana yabitse mu mutima wacu, hari ibanga Imana yabitse mu mubiri wacu, irahari muri roho yacu. Yego. Hari ububasha dufite. Niyo mpamvu handitswe ngo buri muntu abaye afite ukwizera kungana n'urubuto rwa sinzi akantu bagereranyije. Ushobora kuba ari isaka cyangwa wenda ari wenda tuvuge nk'ikigori. Reka tuvuge nk'ikigori. Isaka ni rinini. Reka tuvuge uburo. Tuvuge nk'ururo. Ubururu. Kari akantu kabuto kaho gato. Ururo rwose runini. Kuko ni sinapu nyine, nimba ari sinapu, ni sinapu bavuga Snapchat. Oya, ni urubuto ntabwo ari ibyo ngibyo. Sinapu se ni iki? Muri Bibiliya niho byanditse neza, Reka tuvuge twikaruhu. Reka wenda dukoreshe shaka. Nta kibazo. Agasaka gatoya. Ngo umuntu abaye afite ukwizera kungana na kariya kabuto k'isaka. Yabwira impumyi zigaho. Ushobora kubwira abantu bafite ubumuga bwo kutabona bagahumuka. Ushobora kubwira umuntu ufite ubumuga mu kaguru akarambuka. Ushobora gukiza umuntu urwaye. Kubera iki? Kubera kwizera. Ahubwo kwizera kwacu kurangana gute? Ubwo ngubwo rero izo nkuru zo muri Bibiliya nk'uko nari mbikomojeho haruguru, nazo zishobora gufasha umuntu kuba yakwirinda ibishuko. Ikindi buriya kindi kintu mbona gishobora kukurinda ibishuko cyangwa se gishobora kukurinda kuba watana ukajya mu nzira mbi, ni ukwirinda abantu bakuduhira, bakujya mu matwi bakubwira cyane abantu batanga inama zitubaka. Nababwiye hano gukura inama ni ku basaza bakuze cyangwa se ku bakambwe, kubera ko baba bafite byinshi bakurusha, ariko bitavuze yuko udashobora no kumva undi muntu ku ruhande nawe ukugira inama nzima. Ntabwo wayoberwa umuntu ukugira inama nzima. Abantu rero bakuduhira akaza akakubwira kanaka yakuvuze ibi, ngo ariko ngo wakoze ibi ngibi, ngo ariko ngo kanaka ngo waramuri. None izo nizo nkuru ziba mu basore, nizo nkuru ziba mu nkumi. Numvise nabo basigaye babivuga, ukumva umuntu nta kintu azi, hajure nagendeka nta bintu na bike azi mu mutwe we, nta kintu afitemo. Araza akakujya mu matwi gusa akakuduhira akakubwira amafuti. Mbese kuba utarakoze biriya bintu, kuba utaragerageza, kuba utanywa inzoga, akirengagiza ko dufite iki urusengero muri rw'Uwiteka. Urimo uratwika ruriya rusengero rero cyane. Uko ugenda ukora ibyaha kenshi, kandi uko ugenda utwika urusengero ruri muri wowe, niko urushaho kugenda wimika sekibi muri wowe, niko urushaho kugenda uzana umwanzi muri wowe cyane, niko urushaho kugenda utana inzira y'agakiza,
niko urushaho kugenda uva ubona imana ari nziza se, niko urushaho kugenda uva mu murongo leta igushakamo, niko urushaho kugenda ubangamirana na sosiyete y'abantu, niko urushaho kugenda uba mubi, niko urushaho kugenda ugira umutima wirabura, niko urushaho kugenda urushaho kubihira abantu. Urumva uko urushaho kugenda ubihira abantu, twabereyeho tubisobanura tuvuga yuko Imana iri mu bantu, Imana iri ahantu hose. Uko urushaho kugenda uba mubi niko urushaho kugenda ubangama kuri buri kimwe. Twakugira inama y'ukuntu wakwitwara neza ntubangane, ugahinduka ukaza aho Uwiteka gushaka, ukaza mu nzira y'agakiza. ni ukuri ukaza aho Imana igushaka, ugakora ibitunganye bihwanye n'iby'Imana ishaka. Uko ngusabira nsenga buri munsi, nsaba Imana ngo idutize ubuzima. Amena. Ni ukuri turagushimiye Uwiteka Mwami Imana, yego wakoze, waturinze ku itariki 30. dushimiye ineza yawe Data. Uwiteka, umuntu wese ureba kino kiganiro tumwaturiyeho amavuta, ni ukuri Data umuhe umugisha, umuvure imvura y'umugisha, usubize ibisubizo bye, ibibazo afite. tugushimiye neza Mwami Imana, ukomeza kutugirira, kandi natwe aho twagomeye urushaho kugenda utubabarira. ni ukuri dusiga igikundiro, ni ukuri pe, uduha amavuta, ni ukuri muri uyu murimo wawe tuwukore yego tunezerewe. ni ukuri Data turagushimiye neza, komeza uturindire igihugu cyacu, turindire abayobozi bacu, komeza uburesinga ababyeyi, uburesinga ababyeyi bacu, natwe tuburesinge abafana. yego ni ukuri Data tugushimiye neza yawe. dusengera abari hanze y'u Rwanda, abari muri Europe, abari muri Afurika, ni ukuri turabasengera, abari muri Amerika, abari muri Asia, abari muri Oceania, bose turabasabiye Mana Nyagasani, ubaho umugisha wawe, kandi ikindi Mwami Yesu tukwisabiye ni ukugira ngo umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro ntibizinjirane muri uku gutwi ngo bihingukane muri uku, cyangwa se ngo yumve ko twe turimo turakina komite. Hoya Nyagasani turagusabye kugira ngo uzabagere seriye, babyumve ubutumwa babukuremo tubageneye, dore turabajene bagenzi babo. Ukomeze uturinde ikibi, ukomeze uturinde ibibi byose, utwagurira imbago, uduhe imbaraga zo guhangana nabyo, utwagurira imbago mu izina rya Yesu, amen. murakoze cyane.